Thank you for being here. Honestly, biranshimisha cyane kuba uhari. Iyi channel yitwa Grow Smart with Angelique. My name's Angelique Uwimana, niko nitwa musanzwe. Iyi channel yaziye umwana waba ufite imyaka 8 kugera kuri 18 cyangwa se umubyeyi uwo ari we wese imyaka yose waba ufite wifuza kudasigazwa inyuma n'ikoranabuhanga, cyane ko iyi si irimo iragenda ikura cyane ijya hejuru bijyanye n'ikoranabuhanga. Muze turebere hamwe uko ikoranabuhanga ryahindura ubuzima bwacu, turebere hamwe uko tutasigara inyuma ngo dutakare tujye tubona ibintu bidutangaze. Ikindi, abana batoya hano bahigira imico myiza, bahigira amasomo yo mu ishuri. Let the kids grow wise. Rero ndi hano ku bwanyu, ntuzigere ucikanwa, wibuke ukanda kuri subscribe niba uri mushya kuri channel. Ikindi, abatari bashya ntukarebe video ngo birangire udakoze kuri like, okay? Kugira ngo ibashe kugera ku bantu bose, ku bantu benshi. Ikindi, wibuke no gukora share, sangiza mugenzi wawe amenye ibibera kuri YouTube channel, kubera ko ari ingirakamaro birumvikana. Ndabizeye rwose, ntimuzantenguhe, iteka ryose mujye muguma hano. Kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu hazaba hari video nshyashya, ubundi njye mbaho dushotsi turaho. Thank you. Doesn't like seeing kids growing wiser. Please come, we will grow together. Muraho neza bakunda gukura, ndabasuhuje cyane, ndabubashye cyane, ndabashimiye cyane ku bwa support mukomeza kumpa. Biratangaje ko mu gihe cy'amezi ukwezi ntakurimo, mu gihe gitoya ntangiye gushyiraho videos kuri channel, ngejeje ku ba subscribers barenga 100. Ubu turi 180 bararenze, babaye benshi, 190 n'iki. Ndabashimiye cyane kubona nagira audience y'abantu bagera ku 100. Ntabwo bifata nk'ibisanzwe. Murimo murantera imbaraga, murantera gukora cyane kugira ngo mbagezeho content zifite umumaro. Niyo mpamvu uyu munsi nabayekemo content idasanzwe. Turimo turiga technology, ariko se koko ikintu bita screen time murakizi? Hari ikintu bita screen time kirimo kirateza ibibazo ku buzima bw'abantu, nicyo tugiye kwigaho. Urashaka kumenya screen time? Niba ushaka kubimenya ibijyanye na screen time n'ibibazo biteza, ntuveho. Okay guys, wibuke niba uri mushya hano kuri YouTube channel, ndagushishikariza gukora kuri subscribe button kugira ngo utazajya utakara, kugira ngo ninzajya shyiraho video umenye ko ihari, kandi wibuke ukanda no kuri ako kazogera, kuko icyo gihe ugenda ubona notification igihe nshyizeho video iyo ari yo yose. So guys, screen time ni iki? Normally, screen time uri kumvamo akantu bita screen. Screen ni nka ecran. Muribuka ku muntu wenda utabasha ndikumo kureba uburyo nagenekereza mu Kinyarwanda. Ecran cyangwa se screen, mwabonye ukuntu mu mujyi hari igihe hadutse ibintu bita ngo ni kuri ngo wambonye, ngo kuri bose babireba. Muribuka abari screen, abari nka frame nini, ariko nyine bakunda kuzita ecran. Na kantu kaba kari kuri device yari yose, cyangwa se ku gikoresho icyo ari cyo cyose cy'ikoranabuhanga. Ubwo nimvuga icyo ari cyo cyose, ubu hano ngiye kubabwira risk dufite. Ahantu hose ubu dusigaye dusanga hari ama screen. Ahambere dufite ama smartphones. Umuntu ufite smartphone hari screen ibiriho. Umuntu ufite tablet hari screen ibiriho. Televiziyo zacu mu rugo ni screen. Noneho hakiyongeraho noneho na za smartwatch none bagera kuyambara. Anyway, ntacyo bitwaye, ariko urumva nk'izo screen zose, imagine ngewe mba exposed ku ma screens menshi per day. Urugero, ku kazi mba mfite screens 2, mba mfite the very big screen nini cyane nkoreraho, hagira screen ya laptop, niyongeraho screen
ya telefone, ngira telefone ebyiri ubwo ni screens ebyiri zindi ziyongereho zimaze kuba enye, nkagira na smartwatch zikaba 5, najya mu rugo nkasanga TV, ubwo screens ziba 6. hari uwundi uri muri situation imeze nk'iyanjye cyangwa se zikaba zinarenzeho, kuko nkanjye kazi niba nkoresha two screens, hari abandi wenda bakoresha enye. niyo mpamvu ubu ngubu tugiye kwiga ku kijyanye na screen time issue. usanga kubera amaso yacu uburyo akozemo, iyo arimo arafesinga screen, uri imbere ya screen iyo ari yo yose, tuvuge ni telefone ufite gutya, birumvikana ko amaso yawe ajyaho kugira ngo ubashe gusoma cyangwa kureba ibintu biri muri screen. hari light, hari urumuri bita blue light. ruriya rumuri iyo rubaye excessive, iyo rubaye rwinshi cyane ku maso yawe, bishobora guteza ibibazo bitandukanye. ibyo bibazo nibyo turi buze kurebaho. ariko se wakwibaza, none se Angelique kuri kuma kutwigisha technology, ni gute tuzakoresha ikoranabuhanga tutafesinga ama screen? niba habaho screen issues, niba habaho ibibazo biterwa n'ayo mayekara nyine, ni gute twabigenza? none ko biteza ikibazo kubera ko uri kutuzanira ama screen, uri kutwe exposinga ku ma screens atandukanye. niyo mpamvu rero nashaka ko tubiganiraho. ubundi impamvu screen time ishobora kuba issue ni igihe yakoreshejwe excessively. bajya baca umugani mu Gifaransa ngo tout excès est mauvais. ikintu cyose kibaye ku bwinshi no kuri kiba ari kibi. niyo mpamvu tujye kurebera hamwe screen time ni iki. ese ni ryari screen time iba ari nyinshi handi uvuga ngo this is too much, noneho ngeze igihe cyo kurwara? ese ibibazo iteza ni ibihe? hanyuma ibyo bibazo turebere hamwe, ibyo bibazo iteza tunamenye ni gute dushaka kubikemura. Stay tuned. nukuri ntimugende, mbafitiye content nziza. ibi ndimo ndabigisha mwakabaye mwishyura amafaranga, ariko nyine ni ubuntu, kuko kuri ino si tuyeho gufashanya, tuyeho kwigishanya kugira ngo twese dukurire hamwe ariko dufite icyo tumariranye. rero impamvu y'iyi video, ndagira ngo umunsi uzajya uri exposed kuri screen ujye umenya uko ukwiye kwifata imbere yayo, ujye umenya ni gute nakwitwararika kugira ngo itanteze ibibazo. ese igihe nagize ibyo bibazo ni iki nakora? so nibyo tugiye kurebera hamwe. so ushaka kwibaza uti hey Angelique, mu by'ukuri screen time ni iki? ko kugeza n'ubu wavuze screen time nkaba ntarasobanukirwa screen time ni iki. screen time ubundi isobanuye igihe umara uri imbere ya screen. simple as that. rero igihe umara kuri screen gishobora kuba determined bitewe nyine na situations runaka uba urimo. for example, hari umuntu uzasanga amara kuri screen amasaha agera mu 8, hari undi umara kuri screen iminota 5, hari undi ushobora gukoresha iminota 10, undi agakoresha amasaha 2 cyangwa 3. icyo nicyo bita screen time. noneho rero ushobora kwibaza se, none Angelique, ubwo ni ukuvuga ngo iyo ayo masaha yose, nk'ubwo kuvuza amasaha 8, ayo masaha yose agera mu 8 umuntu aba ari gukora iki? so ngiye kubereka uburyo butatu bushobora gutuma umuntu agira screen time nini cyangwa se ntoya. ni iki abantu baba bari kureba kuri screen ku buryo bashobora kumara nk'ayo masaha yose bari kuri screen. ukomeze ukurikire, ni uburyo butatu. uburyo bwa gatatu ni bugucike, kuko nanjye nibwo butuma mara igihe kinini kuri screen, wasanga nawe ariyo case yawe. ubwa mbere rero ni ubuhe? ubwa mbere nubwo bita passive use. passive use bivuze iki? ikintu kiri passive ni ukuvuga ngo ntabwo uba nyine ubyegereye cyane. ahangaha ni hahandi umuntu akoresha screen, for example ari kuri TV, uri kuri televiziyo, uba wicaye nk'ahangaha, wenda televiziyo iri nka hariya ku gikuta cyangwa ku meza, hanyuma wowe cyangwa mu kabati, wowe ukagenda ureba. that is passive. uri gukoresha screen ariko ntuyikoraho, it's just amaso yawe nyine abasha kurebayo. that is the passive use. ubwo muri passive use harimo n'umuntu uba ari gukoresha, tuvuge nka telefone, uri kureba videos. let's say ureba video zanjye zo kuri Grow Smart with Angelique, ni ukuvuga ngo uri iyo ni passive use. ni time screen time uri gukoresha
nyine iba iri related na passive use. Ndakeka icyo cyumvikanye. Uburyo bwa kabiri rero ni ubuhe? Niba ukomeje gukunda kino kiganiro ndakwinginze kora kuri like. Ni ubuntu, ntago bigoye, nta nubwo bihenze, nta n'amafaranga biri buguce. It is just ukande kuri thumbs up kugira ngo n'abandi bantu ikiganiro kizabagereho. So uburyo bwa kabiri rero nubwo bita interactive use. Okay. Interactive use ushaka kwibaza noneho you are interacting with what? Ni ukuvuga ngo icyo gihe uba uri gukorana noneho na ya screen. It is like screen hari ibintu iri buguhe nawe ukagira ibindi ushyiramo. Ni nk'uko waba interaction, ni nk'uko waba tuvuge mbaho urugero wenda uri gukina game. Abantu bakunda games ndabasuje cyane. All the guys out there, abantu b'abagabo bose bakunda ama games ndabashuje cyane. So iyo uri gukina game either kuri smartphone cyangwa uri gukinira kuri laptop cyangwa kuri screen nini runaka ufite mu rugo, uba uri gukoresha iba ari interactive use. Urimo uratanga signal kuri screen nayo ikagira ibindi kwereka, nyine mwembi muri interactingana wowe na screen. Yes, nizere ko akantu kumvikanye. Hanyuma uburyo bwa gatatu aribwo nanjye rwose buntwarira umwanya nubwo bita work or school related use. For example, nk'umuntu ukora akazi nk'ako nkora ngenda mu IT, nkora automation testing, ariko nanone nkora digital marketing, social media management and content creation. Nk'uko izi content nzikora, by the way, niba ubikunda uzampamagare nagufasha. Wanyandikira muri comment section, ndashyira na nimero yanjye muri description in case ukeneye service imwe muri ibyo byose. So nuvuga ngo njyewe screen time yanjye iba ari related na work, kuko ni gakeya nzisanga ndi kureba TV. Oh sorry, I don't even remember. Sinibuka ari na ryari mperukira kureba televiziyo. Interactive way, no, I don't play games. Sinjya nkina games, ariko for work related and school things, iyo ndi gukora training or ndi gukora akazi, kwa kazi dukora byumvikana bisaba nyine ko mani koresha screen, mba mfite ama screens atandukanye. Storytelling sas, ngiye kubabwira story ijyanye n'ibi bintu. By the way, mu minsi ishize nigeze kugira ikibazo cy'amaso, like one of my friend arabizi, hari inshuti yanjye yigeze kumpamagara, ndamubwira numva sindimo kwitaba na telefone, reka nabiretse. Ambaza se wagize iki kibazo? Nabanye umva mfite ikibazo cy'uko ndi kureba muri screen, amaso akandya, nkumva imitsi ya hano irimo irambabaza. Nuvuga ngo nkora guhera mu gitondo, guhera saa 2 nkageza saa 12, ushobora kubara amasaha arimo aho ngaho. Urumva ni ibintu biri very exhaustive. Amaso yanjye aba ari exposed kuri screen buri gitondo from Monday to Friday, nibyo mba ndimo. None ugasanga ubwo sinongereyeho time for the smartphone. Nimugoroba ngiye gukora shooting, ndi gukora editing of videos. Urumva icyo gihe cyose amaso yanjye aba ari exposed kuri screen. Iyo screen time nkoresha ishobora kuba ari nini cyane, kuko ibaza ayo masaha arimo aho hagati. Ntumbaze Angelique ngo pause se cyangwa iki. Pause nyine bari ntoya, ntabwo bavuga ngo you spend all the time nyine ngo igihe kinini ngo amaso yawe atari kuri screen. Mba ndi exposed pe. Niyo mpamvu iyi video ifitiye akamaro cyane cyane abantu bafite akazi nk'akanjye, ariko nanone nawe kugira ngo uzamenye ko wirinda in case wisanze muri situation nk'iyanjye. So mbaze rero ngo byanyandikiye bite. Amaso yarandiye ku buryo butangaje, mpita mfata decision yo kuzimya ikintu bita screen icyo ari cyo cyose. Ngera mu rugo, ubura abana nyine babigorewemo, nese babaya numva please ikintu bita TV shut, muzimye. Mfata telefone yanjye ndazimya, mfata laptop njibika kure, everything. Ubundi laptop nyine murabizi kuba IT hari abayita ngo ni bebe, ngo ni sheri, kundi IT ahora na laptop abahora arebamo. Nyine nuko duteye, niko nyine duteye, that's our lifestyle. Ubwo nahisemo kubizimya,
niha umwanya wo gusinzirira ahantu mu mwijima, like hatari n'akantu gakoma, ndasinzira for a long time, nyuma naje kubyuka mbona ameze neza. So iki rero ni ikibazo gikomeye, screen time iri guteza ibibazo byinshi. Niyo mpamvu nkurarikira kuzakurikira ikiganiro, video yindi nzakora ubutaha, yo izaba ivuga neza ku bibazo abantu bahura nabyo kubera screen time, ariko nanone nta kibazo kitagira igisubizo, right? Njye nk'ubu mbasangije uko nabivuyemo, ariko hari ibindi bibazo byabaye nyine byatangajwe n'abantu n'aba experts muri byo, abaganga, abantu babizi, byatangajwe ku buryo ushobora kumenya uko wakwirinda n'uko wakwivura iyo screen time. Tuzaza turebe ese bavuga ko screen time yabaye too much ryari, ubu ngubu ibyo nabwiye ni just guessing. None tuzareba screen time iba too much of time iyo nyine hashize igihe kingana iki. Ese ni amasaha 2, ese ni amasaha 3, ese bihindagurika bitewe n'urugero rw'umuntu, imyaka y'umuntu, ese mbese wabyitwara munsi, ni gute ugomba kwitwara iyo uri imbere ya screen? Kuko ndababwiza ukuri nta twahungira technology pe, nkanjye nibyo bintunze. Ni gute bambwira ngo noneho se ngo uzareke screen? Never, ntabwo bishoboka. Natwe twese screen impamvu tutabyirinda n'abandi mwese muri rusange wenda badakora akazi nk'ako nkora, screen ntabwo wayirinda. Kubera iki? Idufasha connectivity. Iyo uri gukoresha telefone umenya amakuru ya kanaka kuri stati, ukamenya ngo uko kanaka yabyaye ampaye nka rero, ukamenya hari ubukwe, hari save the date, ukamenya kubaza amakuru bagenzi bawe, ukamenya nyine biri kubera hanze aha. Bidufasha muri connectivity. Ikindi bidufasha muri communication. Ubu uri kubwira, ubu ushobora gukominika n'umuntu uri Gisenyi, uri Kigali, bikoroha. Umuntu uri muri Canada mukaganira uti hi waramutse neza, ukamenya ko yaramutse neza, and well and good, ibintu bikamera neza, bikagenda neza. Undi ati wambaye ukanyereza amafaranga. Nta kuntu wakwavoidinga screen. Twese tuba turi supposed kwikoresha, ariko tukwiye kwiga noneho ukuntu twayikoresha ntiduteze ibibazo. Rero mbaraye iki kiganiro cy'ubutaha, ikizakurikira nicyo kizaba kivuga. Tuzarebera hamwe screen time twayimenya ubu neza, ariko se iba screen time iri nyine iba too much ryari ku bantu bari mu kihe kigero? None se wabigenza gute iyo uri imbere ya screen? Ni izihe comportement ugomba kugira, wakwitwara ute? Hanyuma se nyuma yo kumenya icyo wakwitwara mu gihe se noneho byakuteye ibibazo, ni gute noneho wakwikiza, cyangwa se first aid wabanza gukora? Ese byaba biri ngombwa kujya kwa muganga? Ese ugiye kwa muganga bakuvura gute? Ntimuzabe muri cya kiganiro, ndakibararikiye, ndakibatuye, kiba kiri mwasomwa. Thank you very much. Ndabashimiye cyane mwese mwakurikiye iki kiganiro. Please naje kureba sanga abantu 45% by'abantu bankurikira ntabwo barakora subscribe kandi bareba ibiganiro byanjye. Rero ndakwinginze, niba uri kureba kino kiganiro ukaba utarakora kuri subscribe, please do subscribe. I beg, ukore subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro, kuko ibyiza biri imbere, ibyinshi byiza birahari. I have plenty of contents kandi zose ni nziza. Hanyuma ukore kuri like, wibuke ukore share, dusangize inkuru nziza abandi bantu, mumenye ko hano turi abantu bifuza gukura. We want to grow, dukure muri technology, dukure abana bacu tubakuze bazi ubwenge, natwe ubwacu dukure financially, dukure mu bwonko, twiga ibintu bitandukanye, hanyuma isi yacu tuyihindure nziza kurushaho. Mwakoze cyane gukurikira. Until next time, tuzabonane mu yindi video, sibyo? Bye.